mu minsi ya mbere abana bawe batambaga ibitambo, batambaga amafeza, uko umwaka utashye ngo bagushimire. Batambaga ibitambo bagatanga intungura kugira ngo ubishimire. Icyanjye Mana ntabwo ari amaturo, haleluya. Icyanjye Mana ntabwo ari ibitambo, ahubwo gutura indirimbo ivuye mu byo wankoreye. Icyanjye uyu munsi nuwawe Rwanda, kubw'intwari n'ibigwi byazo, natwe abato dukoze mu nganzo, kubw'intwari zawe Rwanda. Uba uri Rwanda nahagutse mu by'amahoro, uraganje iterambere niyo muhigo, ugwiza intwari hirwa tubyaye wantwari we aho uri hora, kuko amaraso yawe yabyaye benshi ubu turiho. Nasenze Imana yo mu ijuru izademereye umuntu nkwiye nkawe, mu magana menshi y'abari mu isi nsanze ari wowe, nsanze ari wowe mbavu nakuwemo. Hari icyo waburaga uwo yari njyewe, icyo Imana ikumpereye nicyo nzagukundira. Uwarutse nakumbuye nguyu urasohoye, wowe Mana nawe Data bahesheje ishema. Ibyo ntabundi bikesha ni Data wo mu ijuru, umunezero maye nukuri ndanyuzwe, nukuri ndanyuzwe, nukuri ndanyuzwe. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherereye mu ntara y'Amajyepfo, uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba, namwe mudukurikiye muherereye mu mujyi wa Kigali, abarirwa Tumasimbi, mwese nizere ko mumeze neza. Reka nshimire buri muntu wese wakoze subscribe ku Cyatwa TV, uri umuntu umugabo cyane. Niba nawe ari ubwa mbere ugeze ku Cyatwa TV, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusista twagiye gusura, n'umusista musanzwe mumuzi ariko abatari bamuzi aka kanya mugiye kumumenyera, atangira twibwira ndetse akanatwibwira ni muntu ki muri rusange. Murakoze cyane, nanjye ngiye kwishimira kubana namwe n'amasaha cyangwa iki gihe. Amazina yanjye nitwa Dushime Joyeuse, nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana bakunze kwita mu rurimi rw'amahanga gospel. Joyeuse uririmba indirimbo za gospel, ngira ngo basi abanyarwanda badukurikiye utangira ubibwira muri ubwo buryo bw'ubuhanzi. Ntangire mbaririmbira nk'akantu. Yego, urakoze. Aha niho wampamagariye mu rusaku rw'ibisikana, munsi y'urutare rw'umukara, ungira uhiriwe nari ikivume. Aha niho wampamagariye Mana mu rusaku rw'ibisikana, munsi y'urutare rw'umukara, ungira uhiriwe nari ikivume. Kugushima byahindutse indirimbo, kuko wakizagutse isi yose
zamenye imirimo yawe wowe mwami w'ubuntu n'imbabazi kugushima byahindutse indirimbo kuko zahagutse isi yose zamenye imirimo yawe wowe mwami ubuntu n'imbabazi. Yes, ngira ngo uko Joyeuse aka kanya ngira ngo reka mbwire abakurikiye Cyatwa TV ko ufite impano burya irijwe ndumva ari ryiza cyane rwose. Ibi bintu bimaze igihe kingana iki muri rusange? Habo hashize imyaka 3. Umaze imyaka 3 uri umuhanzi uri indirimbo za gospel? Niyumvamo ko ndi umuhanzi. Ya wiyumva ko uri umuhanzi. Wiyumvamo ko uri umuhanzi ariko ntabwo uraba umuhanzi. Ntabwo ndaba umuhanzi. Izo ndirimbo uvuze ko ntabwo ari zo wahanzi nizo utoragura? Kuba umuhanzi uri ku rwego rwo kuba wajya kumurika indirimbo zawe binyuze mu kumbuga nkoranyambaga. N'ibyo ntabwo ndabigeraho ndacyari hahandi hako y'indirimbo ninjye nzandika ninjye nayanditse. Iyo ndirimbo niwe wayandikiye? Yego. Okay, warayirekodinze ufite audio yayo cyangwa uracyayifite mu ntuzi? Ndacyayifite mu bitabo byanjye. Yego. Nta ndirimbo rimwe wabasha gusohora? Muri rusange ufite indirimbo zingahe? Hanyine urebye umuntu w'umuhanzi ntabwo yakubwira cyangwa umuntu w'umwanditsi ntabwo yabasha kukubwira ngo ufite indirimbo zingahe kuko iteka niyo nabandi kugenda mu nzira wakwandika indirimbo nawe ubwawe leta nkugira indirimbo nanjye ngize indirimbo. Okay, muri rusange nagira ngo dufashe nk'iyo ndirimbo uririmbye wamaze kuyikora cyangwa uracyayikora? Umaze kuyandika? Iyi namaze kuyandika. Nta yindi ndirimbo waba waranditse se? Narayanditse. Ufite indirimbo zingahe waba waranditse? Zo nanditse. Yego, kuko ubu aka kanya ushobora kuba wenda hari umuntu ukurikira Cyatwa TV ukunze uburyo uririmbamo ukunze uburyo ubikozemo kuburyo ashobora kuvuga ati ni gute nafasha Joyeuse uzi kuririmba muri ubu rwego, cyangwa se ko yandika akora ko yanyanditse indirimbo noneho nanjye nkaba naririmba. Uwo muntu ni iki yaheraho? Yenda ngira indirimbo ziri mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye biterwa n'igihe turimo. Yenda nshobora kugira indirimbo bitewe n'ukuntu yanditse ugatumva ko ari umuntu ku giti cye. Izo ndirimbo akenshi kukunda zigumana ziba ari izanjye. Ariko n'igihe nandika indirimbo nzi neza ko iyo ndirimbo nshobora kuzayiha korali cyangwa nk'umuntu akaba yamamagara akambwira ati twandikira indirimbo korali runaka ubundi uziduhe like muri ubwo buryo nubwo ngubwo ndi gukoramo biraho nyine biracyaraho. Yego, ndagira ngo umfashe noneho muri izo ndirimbo basi umaze kwandika uzi neza ko ufite mu mutwe uzituririmbire hano abadukurikiye n'abazumve. Okay, murakoze. Mu minsi ya mbere abana bawe batambaga ibitambo batambaga amafeza ukumwa kutashye ngo bagushimire batambaga ibitambo bagatanga intungura kugira ngo ubishimire. Icyanjye Mana ntabwo ari amaturo, haleluya. Icyanjye Mana ntabwo ari ibitambo ahubwo gutuye indirimbo ivuye mu byo wankoreye. Icyanjye Mana ntabwo ari amaturo, haleluya. Icyanjye Mana ntabwo ari ibitambo ahubwo gutuye indirimbo ivuye mu byo wankoreye. Amen. Warakoze cyane. Iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa Ibitambo. Ibitambo. Iyo ndirimbo ujya kuyandika uburyo watekereje kuyandikamo byari byagenze gute, yakujemo gute? Indirimbo yo kujya kuyandika numvaga mu mutima wanjye nuzuye amashimwe. Ako ni ukuntu mu minsi ya mbere abantu kugira ngo banezeze Imana ari uko batambaga ibitambo bagatanga amafeza bakagira gute. Ako ngenda tekereza ndavuga nti nasobanukiwe neza yuko
ikintu cya mbere Imana yishimira ari ukuyiramya no kuyihimbaza. Yego. Nyine mpitamo gukoresha uburyo bw'indirimbo kuko namenye ko na muri iki gihe turimo nabyo bisigaye binezeza Imana kurusha ibitambo. Yego. Wavuze ko uririmba muri wandikira korali ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye akaba wabandikira indirimbo, we muri wowe intumbero yawe ni iyihe? Intumbero yanjye ni ukugera ahantu kure cyane. Yenda ari ikindi gice naba nigeze nkubwira kandi nyine nabonye ari ikintu cy'umumaro. Ariko ishuri nanditse indirimbo yiga segonderi, nanditse indirimbo y'umunsi w'intwari. Yego. Iratrendinga cyane, umuntu wese yumvisha akazavuga ngo ntabwo ari njye nayanditse. Yego. Nyine mba numva mu ndirimbo zijyanye n'ibikorwa by'igihugu nabyo nshobora kubyandika cyangwa kuririmba indirimbo z'Imana. Imana yazankiza ubushobozi nkaba nazishyira in the public. Okay, iyo ndirimbo ni iyihe? Iyo ndirimbo nyine ukuntu imeze ngiye kuyikuririmba. Yego. Uyu munsi nuwawe Rwanda kubw'intwari n'ibigwi byazo, natwe abato dukoze mu nganzo kubw'intwari zawe Rwanda. Uba uri Rwanda nahagutse mu by'amahoro, uraganje iterambere niyo muhigo ugwiza intwari, hirwa tubyaye wa ntwari we aho uri hora, kuko amaraso yawe yabyaye benshi, ubu turiho hazaba n'abandi intwari y'iwacu i Rwanda. Wabaye intwari gisagwigema, wabaye intwari rudahigwa, wabaye intwari n'abagataha kubw'abana b'inyageho ntiwavuga. Yewe munyarwanda wabyawe n'intwari, reka amaraso yawe abe muri wowe, imena imanzi ndetse n'inketsi, mwese dutewe ishema namwe. Yego, iyo ndirimbo ni nziza cyane. Sinzi niba warabashije ko warayicuranze cyangwa se sinzi niba warabashije kuyiririmba mu kijyanye no ku munsi w'intwari bari bayiririmba. Yego. Warayiririmbye. Iyo ndirimbo bumva yiteganyiriza iki nko ku munsi w'intwari? Wifuza ko wazayiririmba n'icyo wasaba wenda nk'ubuyobozi muri rusange? Mu kuri nakubeshye nubwo ubuyobozi yenda ntabona support, nanjye ubwanjye ku giti cyanjye bitewe n'ukuntu nayihaye agaciro muri njye n'uburyo yanjemo, banumva nanjye ubwanjye nzayisohora ku giti cyanjye, ariko muri iriya minsi ikazaba iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Joyeuse, dusoza n'icyo wabwira abanyarwanda muri rusange bagukurikiye? Ikintu nabwira abanyarwanda ni ikintu kimwe, niba wumva ufite inzozi zaho uzagera, ibyo wacamo byose bigoye ntibizatuma ucika intege, kandi nyine amagambo abantu bakubwira ntazigera kunaniza. Biragoye ariko ufite gukora cyane kugira ngo uzabigereho. Nta ndirimbo ujya ugira iyo mu buzima busanzwe atari gospel cyangwa? Yego, ntayigira? Ndayifite. Urayifite. Iyo ndirimbo nagira ngo dusoza abanyarwanda badukurikiye ku Cyatwa TV muri rusange yibaririmbire kugira ngo bumve yuko ufite impano mu buryo bugiye butandukanye, gospel uriyo n'izindi ndirimbo zisanzwe nazo uriyo. Okay, iyo ndirimbo urebye ukuntu imeze niyo nateguye nyine, ari nzi ko nzayiririmba ku munsi w'ubukwe bwanjye. Noneho uteganya ubukwe ryari? Aya aracyari kare. Aracyari kare. Kandi hazaba haraje izindi. Ntacyo ntacyo tubongeho. Ntasinzi Imana yo mu ijuru izademereye umuntu nkwiye nkawe, mu magana menshi y'abari mu isi nzatari wowe, mbavu nakuwemo. Hari icyo waburaga uwo yari njyewe, ikimana ikumpereye nicyo nzagukundira. Uwamutse nakumbuye
nguye nguyu urasohoye wowe mama nawe data bahesheje ishema ibyo nabundi bikesha ni data wo mu ijuru umunezero maye nukuri ndanyuzwe nukuri ndanyuzwe nukuri ndanyuzwe. Uwo muntu wari rwose ashonje ahishiwe. Joyeuse rero ufite impano ndetse n'impano nziza cyane, uburyo uririmbamo uririmba neza, ngira ngo ndagushimiye kandi ushimira yuko witabiriye n'ikiganiro, witariye ikiganiro cyo ku Cyatwa TV. Ngira ngo usoza ushobora kuba wenda hari umuntu wagukunze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ushobora kuba yifuza kuba yagufasha ku by'indirimbo zazagera hanze, cyane ko uririmba neza muri rusange. Nta platform ukoresha, nta nimero ya telefone ku buryo umuntu aba yagushatse yakubona? Ndabana nimero ya telefone. Ni wabaha nimero ya telefone ku buryo hagize uwifuza kuba yahura nawe ukaba wamwandikira indirimbo se cyangwa ukaba yakwifuza yuko uririmba muri rusange yagutera inkunga, wabaha nimero ya telefone nta kibazo. Nimero ya telefone ni 0736 30 12 27. Yisubiremo 0736 30 12 27. Reka rero tubashimire mwese mwari mukurikiye Icyatwa TV, dukomeza kwifuriza amahoro y'Imana mu mirimo yanyu mukora ya buri munsi, kandi ndashimira wowe wamaze gukora subscribe ku Cyatwa TV. Rwose umuntu w'umugabo nawe turakora subscribe, jya aho ngaho kuri iryo bara ari umutuku kandi subscribe ukane no kwazugera kugira ngo ibiganiro byacu byiza nk'ibi ngibi bijye bikugeraho mu bambere. Mwari kumwe n'umusaza w'imvi z'urinzi Ivan, ndabakunda cyane.